ninjye nyicukura njyenyine kandi kuva nabaho nubwo nabyukiye mu miryango ikennye ntago narigeze ncukura tuwarete nk'abandi ikihishe mu kwemera byose ndakibwirwa na Petero tumaze kubona aka kazi ati Peter ati ngewe ibikoresho ndabimuha ariko akazi mukaduhi bambwira ko metero imwe bazajya bampa 2,500 1,500 ngacukura metero 7 abami ibikoresho ndatangira metero ya mbere nayicukuye binyoroheye iya kabiri bitangira kungora nkajya hasi ngapakira itaka nkaza nkarimena cukure 3 ncukure enye nuzuza 7 shyiramo umugozi ndapima nsanga 7 ziruzuye njya kubwira boss ntingwino toilette nayujuje nejo bundi nagiye basenye kimicanga ariko ako kazu naho hantu biracyahari noneho arambwira ati aripimira ati kora hasha ati uzazicukura abazicukuraga bazitahira ati ndakwemeye kuko warabyize sindagera ku gikomeye ndamubwira ni boss rero ni mu mpembe arambwira ati wa mugabo nakuzanye burya yari yapatanye niwe nayahaye ntangira urugendo rwo gushaka Petero umuhutu w'umunyakibuye duhuriye kuri ubwo bwoko kuva muri 2001 kugeza uyu munsi sinari nongera guhura nawe reka mve muri 2001 nge muri 2006 mibirize twaje kuzahura duhurira muri rushanwa ya Nyamirambo nagiye muri competition y'ibintu bya Rwanda Revenue abo wa mbere mu ndirimbo mbo wa mbere mu mivugo noneho mubonye nyine mubwira ko turahita tujyana mu kimicanga nta kintu nagiragayo nibyo nari narazanye byari byarashaje ntago byansabye kujya kwimuka twavuye Nyamirambo tujyana amwate se ntabyo wimura Mani ibyo nakimuye naje mbizanye duhita tujyana ubuzima bwinshi nabukomeje mibiriza mfasha ariko ntabwo yarazi uburwayi mfite ntabwo yarazi ibikomere mfite nta nubwo yarazi uburozi nariye mu kimicanga hari ibindi byinshi ntababwiye ariko kugira ngo ndebe ko narwana ku mwanya hari ikintu gikomeye cyambayeho ariko nticyahita kimvanamo uburozi bwo mu kimicanga natumiwe na Ministeri y'Umuco na Siporo imbwira ko Presidence iri gutegura umunsi wo kwibohora bambwira ko nzahamagarwa ku munsi w'ejo nkajya muri competition umunsi bambwiye ugeze ndahamagarwa kumbwira kwandika poeme byaranyoroheraga cyane sije ko umuntu agenda kuri abanza agenda bigabanuka ariko nkiri muto cyane nayandika nkamana maze kwifata no mu mutwe bambwira ariko kwirushanwa rizabera muri Presidence noneho nifite ikintu numva ko umuntu wese umbonye ikintu abona ko ndi umuhutu kandi ukomoka ahantu abantu bahemutse ngeze muri Presidence niho amarushanwa yabereye umunsi ngiye kuhinjira masanga abantu bapima ko bagucisha mu kintu no ngira ngo nibwo bagiye gupima nicyo kintu cyahise kinzamo ndabani ubu bagiye kubupima akoze ubundi ko ntekereza ko mugojuje barapima ubwiki numvaga utakirirwa uburebera mu byuma abantu banyakiriye umuntu wanyakiriye yari umujyanama wa perezida ngira ngo mu by'umuco Sengimana Joseph noneho akimbwe ati uraho niwe Bampoyiki ni ngiye Bampoyiki umuvugo nzanye witwa kwibohora n'urugendo atamarushanwa ntaratangira ariko yari nka style yanjye nari mfite yuko icyo numva cyiza wenda nzanye gituma utareba isura yanjye ngo ntindeho turagenda dukora amarushanwa ariko igikomere kiragatsindwa abantu batanu baje gutanga amanota baricaye bakeye basa neza abakemura mpaka mpita mbona no bose naba positive numva ko amanota ntayo ndi bubone amarushanwa yacu yabereye ahantu njyambaza abantu bakora imivugo ubu ngubu abaje ububanza barabihombeyemo yahabereye inshuro imwe yabereye ahantu heza rwose hakoze nk'uruziga mu rugwiro dukora amarushanwa baturikodinga bakajya banatubwira bati hangana ahantu hicara abantu bakomeye turyohewe cyane ariko njye ndi kuri panique kuva ariko se ubu ntibarabibone ntibabibona ndarushanwa mvuga poeme nziza ntari buze kuvuga abandi nayibabwiraga ariko I have short time noneho ariko mfite ubwoba turangije
abatanga amanota baravuga ngo ariko buriya wa mbere ntimwamubonye, umutima ukomeretse niyo bavuga bati turaguhaye wumva turakunyaze. Noneho umusaza umwe ahita avuga ati yewe, ati uyu mwana mumurebe mumwitegereze mumumenye, ati uyu nguyu rwose mumumenye, ikindi nta kindi numvise avuga ati mumenye ko atari uwacu. Nje nari mfite uburwayi ku buryo nabo tuva indimwe, nabo nzi ko tuva indimwe, ariko nabonaga akazuru ke kabaye keza, nkabona iryanjye rirushaho kugara. Baragenda bariheza bavuye gutanga amanota bati umuvugo wa mbere ni wa Bampoyiki Eduard, bampa amashyi. Bampaye amashyi, umutima ukomeretse uragatsindwa. Noneho bavuga ukuntu uwo munsi bizagenda, ati umunsi mukuru uzaba gutya na gutya, gahunda imeze gutya, Bampoyiki azabimburira nyakubahwa perezida wa repubulika avuga umuvugo mbere yuko ijambo rikuru rivugwa. Numva ibyo ntibijyanye, numva rwose ibintu bya mbere byari biri mu murongo, ariko numva ibyo ntibizemera. Ikintu nigireho inama sinakivuze, ariko naravuze aba bantu wabasaba ko bakunze umuvugo wanjye nkigumiraho, ntahava bakibaza ndi uwa hehe, bakabitekerezaho bagafata uwa kabiri, nkigumira kugeza ku munsi wo kuzajya kuvuga umuvugo. Ubu rero ngiye kubabwira ukuntu nakize. Nagiye kuvuga umuvugo Kibagabaga, mpagurutswa no kujya kuvuga umuvugo. Ngezeyo umwana w'umuhungu wacitse ku icumu avuga ubuhamya mbere yanjye, ngomba kumukurikira. Bampaye mikoro ngo mvuge umuvugo, birananira, mbaza niba nshobora kuvuga ubuhamya. Hanyuma baranyemerera. Afande Minisita Kabarebe icyo gihe yarahari, niba ntibeshye yarahari mu bantu nibuka bari bahari. Banyemereye mvuga ubuhamya, mfite umwanya, mfata umwanya munini rwose nkabibuka. Natanze ubuhamya, mbona ko abantu babwumvise, ariko ikintu gikomeye nababajije ikintu nakora. N'abantu ngenda nunamye, mutekereze ko umunsi wa mbere njya hanze y'u Rwanda, nari ngiye mu Bufaransa, ngiye muri Festival de Cannes, festival ikomeye, hari ibintu bimbaho ngiye nkabona ari nka miracle, ntamenya ukuntu nsobanura. Njya muri festival ya mbere nagiye Cannes, muri Festival de Cannes, ariko ngeze ku kibuga twari tumaze n'igihe gito ducanye umubano n'Abafaransa. Ababirigi nibo bampaye visa inyinjiza mu Bufaransa. Ngeze ku kibuga wa mutima ukindimo ukumva ko ntagenda, umuntu wafashe passport yanjye bwa mbere yarambaje ngo ugiye he, ubu wasanga nawe wabibonye. None namusubizaga ngira nti barantumiye, numvaga icyo nkora njye nyizi, barantumiye ngiye guhagararira u Rwanda. Ariko ikibazo nagiraga narifatagaho aho ndekuye rigasubiraho ryari riri. Kibagabaga ndababwira ngo ndarwaye, ndakomeretse. Iyo ndi mu nzu n'abantu bakeya, niyo twaba turi abahutu twese muri icyo gihe, tukabatuka abantu bakuru badusibiye inzira, tukibaza n'impamvu bavutse mbere yacu. Muzi kugira ngo umwana yibaze impamvu yavutse inyuma ya se. Ubundi bantu bumva ari ikibazo bizarre, ariko ngewe buri genda byibaza iyo muhuye n'abajenosideri. Niba abantu bashobora kwicara gutya bavuga amahoro, kuki bavutse mbere yacu tutari twagera ahantu dushobora kuvuga amahoro. Uwo munsi rero barambwira bati biya byose uri umuntu w'umunyarwanda, utahe wumva uri umunyarwanda, utahe ikinyarwanda ugende ikinyarwanda. Ubuhutu bwanjye nabusize Kibagabaga, bwari mundemereye cyane. Ndi mu bantu batajya baterwa ikibazo nuko abantu bambona, iterwa nge naterwa ikibazo nuko nge nibona nuko niyumva. Nahavuye numva rwose mbaye umunyarwanda, numva n'ibitekerezo byahindutse, nkajya mbona abantu bose turasa, numva ibintu byinshi byahindutse. Imana iranamfasha, nta bikomere mitinga bikomoka wenda ngo ubu mbihuze no kwenda naturutse muri uwo muryango, usibye ko nibuka hari image nshaka kuvugaho ngana ku musozo. Nk'umuntu umaze igihe muri urugendo rwo kuvuga amahoro no guhamagarira abandi bajene kuva muri iryo cwende ry'amateka dukandamije,
hari ibyo nibaza rero ndumva ashaka kubisobanura muri image mfite, ifite ibice bitatu nyuma ndayihuza. Iriya image ikuyemo ibintu byose, irimo guhunga kwa 59, irimo gutwika amazu, irimo izakamwaga kuzicisha imihoro, irimo gusenya ibikorwa remezo, irimo umusaza urebera umusore agiye guhura n'ubuhiri, irimo umusirikare wakuyemo uniform indakayikunja aho yagacungiye umutekano bakicwa areba no kujugunywa mu cyobo. Bira nta utarabibonye, nta nubwo nifuza kubitindaho. Ndashaka ko tugera kuri image ya kabiri. Iyo ntekereje urugamba rwo kubohora igihugu, ndubona nko kuva muri ya image tumaze kubona, abantu bagaterera ahantu hataboroheye kuhazamuka, ariko bakavuga bati nta kundi usibye guterera. Hariya ndahita nca umugani uvuga ko unyereye azamuka agwa iyo yarari. Abantu bose bafeyirinze mu kwibohora no mu kubohora igihugu, usibye abitangiye u Rwanda bakasiga amaraso, ariko umuntu wese wazanyemo intege nke akagaragaza ko ari kumwe n'abantu, mu kanya akagaragaza ko atari kumwe nabo, buriya yaguye asubira inyuma kuko yaratereraga. Ntabwo ushobora kugwa uzamuka ngo mubikorohere, ugwa usubira mu byo wari urimo. Niyo mpamvu nifuza ko abajene niba tuzamuka dushyira imbaraga cyane mu byo turimo, tuzamuke, tuzamutse nitwitura hasi turasubira mu byo badata babayemo. Iriya image ifatanye gato niyo urebye abadamu, ababohoye igihugu, abagabo, abantu bose bagize imyumvire vuba na bwangu, ukavuga bati reka turamira igihugu. Hariya ni mu gihe twari dufite negative peace, abantu batari kwicwa ariko batari kurya. Hariya hatambitse, abantu baragomeza baravuga bati reka turebe inyuma yo kuva muri ibi aho twahingukira. Barasetinga abayobozi bacu bakuru, baravuga bati noneho ni mumanuke. Ubundi biba bibabaje cyane umuntu yarafashijwe kuzamuka, akazamuka hari ahantu hagoye, noneho yamara kwerekwa icyerekezo agashaka kongera kugaruka ngo abe yagwa asubira inyuma. Hariya ndaca undi mugani, baradusetingiye, baduhaye icyerekezo, unyereye amanuka nta rugendo aba yishe, kuko iyo unyereye umanuka ugwa iyo wajyaga. Ndasaba abajene ibyo dukora byose tujyeyo. Murahabona hari abana, nakiriho ya image noneho yose, bari abana, uriya musaza arimo kubabwira amateka, tuzahora twibuka, turatera imbere, turabibona. Amazu tuzayubaka, ngira ngo abageze New York, iyo umuntu ageze New York ikintu cyambara akora no kureba hejuru. Natwe muri Kigali twatangiye kureba hejuru. Tuzareba hejuru twibuka, dukeneye abasaza batubwira ibitwubaka. Nkuriya musaza uri kubwira abana ati hariya naho iwanyu babaye, naho abantu banyu babaye, ariko si iwanyu, ntimukwiye kujyayo, ntimukwiye kubayo, mujye mubyibuka, ariko ntibibabuze gukomeza. Mwige, ngari amashuri, ngari amavuriro, imodoka zirahari tuzazitwara, inka zirahari ntiziri gutemwa, amazu meza tuzayabamo, niba tugomeje kumva ko turi abanyarwanda kurusha uko turi abahutu n'abatutsi.